uwo mugore ngo yakinga igipangu umugabo yakomanze kingura igipangu ngo umugore aramumokera aho byaturutse wa mugore akiva aho ngaho umugore wo mu rugo atangiye ati nuko sha wakoze kunzanira habara ryawe kuva uyu munsi urimbwa muri uru rugo kuki twaba dutanga akazi gahemba neza gatanga imodoka nziza ariko kavamo umusaruro nk'uyu wa ntazinda inzego zibyumve reforme twayitangiye 2006 umwaka utahiruzuza imyaka 20 mwari mwafata akanya mugakora evaluation mukamenya ngo abantu baciye muri izi nzego babayeho bate ku giti cyabo financially, mentally, psychologically, morally, socially abanye batari imiryango yabo. Ndahamya ko Minaroke n'izindi nzego mufata umwanya mureba abantu baciye muri izo nzego bose babayeho bate. Hari n'abavanamo trauma ko ari meya Rutsiro rwose yavanyemo ibikomere byinshi. Gouvernalité du ventre et du bas ventre. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava huri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa eshatu @AfriSellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers. Bakunzi ba KOP twongere tubasuhuze tubifuriza ishya n'ihirwe kwizigama kwiza no kwizigama muri Elenite Iterambere Fund kanda kanyenyeri 589 ukurikize amabwiriza rya faranga bya biceri ugenda ubika nibura mu kwezi ugire nk'ibihumbi 2 ubishyireho barunguka 11% kandi iyo yakeneye amafaranga ukeneyeho kuyarutira ntago bikugora ni iminsi ne gusa iminsi ne y'akazi ububonye amafaranga yawe. Mbanze ubutumwa bw'umujyi wa Kigali nkuko tubukesha Emma Claudine Ntirenganya umuvugizi umujyi wa Kigali. Muri iki gihe hari kugwa imvura nyinshi, hari ibintu 10 usabwa gukora mu gihe muri ibihe by'imvura nyinshi. Icyambere gukomeza gusibura imiyoboro y'amazi, kugumana abana ku ishuri kugeza imvura ihitutse. No kuvuga ngo igihe imvura iri kugwa batica ba maîtresse ba monsieur nimukohereza abana mu rugo, ubwo binavuze ko nigiri kugwa batarajya ku ishuri ababyeyi mu bagumane. Cya gatatu no gushyiraho abantu bakuru bashinzwe kwambutsa abana ku biraro. Cya kane gushyiraho ibimenyetso n'uburinzi ku biraro bishaje. Kwirinda kwambuka nubwo ari ubw'umujyi wa Kigali barareba igihugu cyose by the way, kwirinda kwambuka imigezi na za ruhurura n'abandi n'ahandi hose hari umuvu w'amazi menshi. Ndibutsa ko nyakwigendera Bushahiro Emmanuel bamushyinguye kuri uyu wa gatatu ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu i Rusororo yaguye muri ruhurura ariko ntabwo yatwawe n'amazi. Nare basobanuriye ko yari yagiye gusura chantier umujyi wa Kigali warimo umwubakira, baramukodesheje ko ari kuri ruhurura hanyuma batangiye kumwubakira raza kureba uko imirimo iri gukorwa. Hanyuma agerageza kugira ibyo ahatoragura yagomba gukenera bijyanye nk'ibicanwa, hanyuma mu kubihambira umugozi uracika uramushibura agwa muri ruhurura. Mbivugiye ino ruhurura ariko ntabwo ari uko ari amazi. Ruhurura rero ni ukuyitondera haba kumvura hataba kumvura. Kwirinda kugama munsi y'ibiti no munsi y'ibiraro rwose. Ndibutsa ko nimugoroba muri kino gitondo ubwo navaga Kicukiro nasanze abamotari bugamye hariya ku kiraro cyo kwa Rasta kandi umujyi wa Kigali urabibuza. Kwirinda gukoresha telefone, gucana televiziyo na radio mu gihe cy'imvura. Ibintu no kubicomora kuko hari uburyo inkuba zikubita bikaba byakwangirika cyangwa bikangiza bigateza ikibazo inzu yose. Gukomeza kwimuka ahashyira ubuzima mu kaga. Gukomeza kwirinda kubaka nta ruhushya. Ibi ngibi nabonye abantu benshi babitanzemo commentaire kuko nanjye nabitanzeho commentaire, ariko baravuga bati iyo wubatse nta ruhushya bituma ushobora kubaka ahagushyira mu manegeka. Nacyumvise. Hanyuma icya cyenda
icya 10 ni ugukomeza gukurikiza n'andi mabwiriza yari asanzwe yose duhabwa n'inzego. Hanyuma ugize ikibazo ahamagare inimero itishyurwa 3260. Easy buy, easy clean, easy nayo yahoze ari umukiriya wacu, hanyuma yakoraga mu by'imyenda none asigaye akora iby'isuku. Technical clean, easy technical clean, aba nabo babafasha gukora amasuku, koza amakaro, koza inkuta, koza intebe zo mu nzu, koza amatapi, ibintu byose bijyanye n'isuku. Mwabahamagara kuri 0782 53 13 Iyi ngingo rero wenda aho ihurira na n'uwari meya Ntazinda Erasme, ni uvuga ngo guta urugo umwaka deja wararenze. Umwaka ushobora kuba wararenze kuva tumenyeye tutangiye kubonera rusi, ushobora gusanga na mbere yaho bari kumwe. Iriya myaka yose atarageraga mu rugo, urugo yararutaye, rusi agaragara nk'inshoreke. Iyo ni ingingo y'140. Ariko noneho guta ushinzwe nuko abana be nta n'umwe urageza 18. Ntabwo bishoboye kandi arabashinzwe nka se. Abasigiye umugore ufite buhe bushobozi bubaha ABCD: kwivuza, kurya, kwambara, kwiga, isuku, umutekano, divertissement. Ese televiziyo bakabaye bareba ifite abonoma, ese amashanyarazi arishyuye ku buryo bakora tide, bafite transport bageza ku ishuri. Ibyo byose ukabiteranya, ni ukuvuga ngo ibyo abana bakeneye ukabivana mu by'umugore ashoboye gutanga. Iby'umugore Ntazinda abashije, niba biri munsi y'ibyo abana bakeneye, ubwo Ntazinda yarabataye. Ariko dusipoza ari umwana umwe, mama wahembwa miliyoni 2, ntabwo byitwa kuba muteye kuko musize mu maboko y'umuntu umushoboye. Ariko niba ari abana 3, umugore ahembwa 400 ukavanamo bya bindi byose, ibiburaho biragaragara ko umugabo yataye warutaye urugo, yataye abana ashinzwe. Ibyo kuta byo twabivuyeho, guta bushinzwe batabasha kwirwanaho. Gufa abana 3 ukabasigira umuntu uhembwa 200, kandi bo mu buzima muri abo 3 bo bakeneye kugira ngo babeho neza bakeneye 500. Kubara bataye wasigiye utabashoboye kandi wakagombye kuba mufasha. Aho niho byinjirira. Good. Impamvu rero Maître Nyangezi na Ntazinda umukiriya we banasaba umuhezo nuko izi manza zivuga ubuzima bwite bw'umuryango nazo ziba zikeneye amakuru atangwa abakeneye kubungabungwa. Yego birumvikana. Byanze bikunze mu batanga buhamya ba mbere b'urukiko hazazamo watanze ikirego, ari nawe wahohotewe, ari nawe watanywe abana. Ibyo byose azaza ashyire hasi. Amen. Yego. Azaza ashyire hasi, abanyamakuru baraho, abaturage baraho, bamenye ngo ese burya umuryango ugiye hanze. Kandi nk'uko Maurice Munyentwari yatubwiye, igihugu gishingiye ku muryango. Umuryango nk'uko byavuga muri NST1, sirimo kuko muri NST2 bivuga umuryango utekanye kandi ushoboye. So kubungabunga umuryango n'amakuru yawo rero ni iby'ingenzi. Kuko aba bana ba Ntazinda nibo bazamusimbura, bo bazabana ba guverineri. Ibiri kuba ku muryango we ari we ku giti cye n'umugore we bizagira ingaruka nziza cyangwa mbi ku bana be no ku yindi miryango. Bafite babyara babo bafite iki, iyo tubyanditse bwo noneho ngo burya ngo umugabo ashobora kubyara abana banakabata ibintu nk'ibyo. Ngiye ku bwanjye ubundi byakabaye muri za ndemyagihugu Maître Nyangezi Bonane yavugaga, no kuburana babyihorera.
bakazaburanira muri salo bagatora komite y'umuryango pare marene ababyara bakabisubiramo. Icya kabiri bakabwira Ntazinda bati Ntazinda yamara kwemera icyaha akerekana agatanga ibirarane by'ibyo yagomba gutungisha abana, akerekana imitungo iyo afite imwanditseho n'itamwanditseho, niba hariyo yandikishije no kuri rashore kikagaruka, hanyuma bakagira uburyo bagabana buri wese mu cyubahiro. Umugore usigaranye abana akagira uruhara atwara, na Ntazinda akagira urwo atwara ruzamufasha nawe niba gatangira mutsibonetse ruzamufasha nawe kuba yatunga urundi rugo rwa kabiri. Ariko ibyo bikarangira bitabaye urubanza. Cyane kimwe niba harabayemo ihohoterwa n'urugero bizavugwa bivugirwe mu rubanza. Ntabwo mvuga ngo ni ihohoterwa ubu ngubu bavuga ihohoterwa bavuga muri rusange ihohoterwa rishingiye ku marangamutima, torture morale ishingiye ku mitekerereze psychologique, ishingiye ku mubiri, ku mitungo. Ijyanye no ku mitungo ryo ririgaragaza. Hanyuma iyo bigeze rero ku rijyanye n'amarangamutima, torture morale et psychologique, physique nikunda kugaragara. Bakunda kuvuga ko abagore ari bo bahohoterwa physiquement, ariko abagabo moraloma et psychologiquement abagabo barashize. Sivuze ko n'abagore atarimo abahohoterwa, ariko bishobora kuvugwa bati Ntazinda ahohoteye umugore ku mitungo, nawe akavuga ati nanjye yamuhohoteye ku marangamutima. Ni gute? Gutinda gukingura portaye, gusanga bamaze kwandurura ameza ntibayategure, najya mu cyumba umugore akararana jinisi cyangwa n'inkweto, umunsi wa mbere wa kabiri yandeba akajya agira gutya ngo ariko ubundi yakabwa ngo ariko nkawe ubundi ubwo abaturage ubora bameze batebo niba umeze utyo. Ibyo byose nta gihamya, cyese ntabwo yahora recordinga. Baduha urugero rw'umuntu kabivugira aha, baduha urugero rw'umugore ufite umugabo utwara taxi voiture umusaba verisoma akiri mu rugendo. Kumwe nyine bya bindi tubwira abagore byose, madame nabonye akaraka k'umujyi wa Kigali rero bagatajya ba umujyi wa Kigali wakwishyuye zana amafaranga, ntaramenya aho bihagaze. Taxi voiture ujya madame uyu munsi rero ufite abakerarugendo njyanye mu Cyanika, utaragera mu gahunga k'abarashi agatajya kutazana amafaranga kandi abakerarugendo bakwishyuye. Murumva iryo hohoterwa riri ku mutungo, riri na psychologique, kandi rirakorwa n'utakoreye uwo mutungo. Hari gukora ihohoterwa ku mutungo uwima uwo mu bufatanyije, ariko hari no gutota uwukorera bawukugezeho. Nuko ibyo ntibyarangiriye aho ngaho. Uwo mugore rero ejo bundi ati abantu bari bamukodesheje bagiye ku Gisenyi, bagiye kugera ku Mukamira, kutazana amafaranga kandi abakiriya bakwishyuye. Hanyuma uwo mugore ngo yakinguye igipangu, umugabo yakomanze, umugabo akingura igipangu ngo umugore aramumokera. Urumva riri hohoterwa, gusabwa amafaranga utarayabona kuri pressure. Yego. Ibaza umuntu gusaba verisoma utarajya mu Kinamba, utaramwe sanse. Anamenya ko ari n'ibindi bibazo uri buhurira. Kandi umuverisi imodoka itariye turaje tubigereho. Yakingure yavuze ngo titi umugore akaza. Yamara gukingura. Akamumokera ubwo nawe abadukurikiye barabyumva. Abayamugize imbwa. Aramugira imbwa gute? Aho byaturutse ya modoka umuhungu atwara, umugabo atwara. Yayihawe ni nka nyirabuja. Babivuze numva ndikanze. Kamwite nyirabuja. Ni umugore w'inshuti ariko atari bwa bushuti nk'ubwa Erasme na Rusi. Kumwe ushobora kuganira n'umugore akakubwigira inama akavuga ati nyamara hariya mu kimina cyacu iyo wizigama 5 bya buri munsi nyuma y'ukwezi meze 3 bashobora kuguha inguzanyo ya miliyoni 5 ukongeraho nk'izindi 5 ukagura ka A26 gashaje ugakora taxi. Uwagiriwe umugabo inama yo kujya mu kimina ni umugore.
bukeye ubwo ndabivuga nigengesereye kuko okay, nanjye nta banga ririmo, nanjye hari umugore ngiriye inama yo kujya mu kimina kandi mbona mbivuga, kandi ikimina nanjye cyamviremo kubaka kivamo iki. Ubwo rero ariko ngewe nta kibazo, aha ngaha nta kibazo. Urumva kugirwa inama n'umugore, inama yubaka ivamo imodoka, wa mugabo yageze aho ahamagara wa mugore amuzana mu rugo, aramushimira mu ruhame, abwira umugore ati madamu, iyi modoka nyifite kubera ko uyu mama kanaka yangiriye inama yo kujya mu kimina bakanguriza nkayigura. Yego. Wa mugore akiva aho ngaho, umugore wo mu rugo atangiye ati nuko sha wakoze kunzanira ihabara ryawe, kuva uyu munsi urimbwa muri uru rugo. Nuko byagenze, niko kumumokera akingura. Yego. Ubwo no mu buriri nuko kumumokera, no kumeza yavuze ati mwampaye icyayira amatasi ngaye yemwe. Ubwo noneho rero dukoma urusyo dukoma n'ingasire, uwo mugore umugabo yabaye imbwa kubera iyo modoka. Imodoka yiguze kubera wa mugore wamujyanye mu kimina mu rugo bita ihabara, ariko wa wundi umugore wo mu rugo, ya modoka yavuye ku ihabara niyo asabira verisoma itarava isafari. Come on, nta munyumvira abantu dufite. Ubundi umunyarwanda wa kweri kweri, iyo uzinutswe guhitamo ni ukuzunukwa. Babyumva? Ni ukuvuga ngo yakaba yavuga ngo n'iyi modoka ahubwo ntizegere yinjira aha, uzayishakira ahandi parika, n'ubufaranga buyivuyeho ntuzabwinjiza. Sinzabumenye. Uwo niwe munyarwanda nyawe. Ariko se umuntu mwisimbwa kubera uwo wita ihabara yamurangiye ahantu yakura amikoro, none amikoro arabonetse, abonye imodoka, uricara usaba amafaranga avuye kuri ya modoka itwarwa n'imbwa, ya modoka yabonetse kubera imibanire y'imbwa n'ihabara, ngo se wowe uri iki? Soza, reka nsoze, nta mpamvu yo kubirakariramo. Mu gusoza rero ndagira nti, niba nkunda kuvuga ntabwo ari ukwigisha. Ndabizi neza ko abantu benshi, iyo mvuze ngo abagabo benshi barya restaurant, navuga ngo gakwavuka ishyamba, ariko se twakabaye tureba ngo niki cyaba gituma, niki cyaba cyaratumye Ntazinda agera ku rwego rwo kubana n'inshoreke. Twese hano hari abagabo hari abagore, byakira uko mushaka. Ngewe kuri icyo ngicyo cyo hari uburyo ndamubungabunga, ndarunda. Icyo ntazigera mubabarira ni ukumuzana mu ruhame. Reka akada sigera mubwiye ngo muzane hariya, kubera ko muri ya minsi Maurice Munyentwari yatubwiye ngo iki, yavuze ngo umuntu yitwa inshoreke iyo ubana nawe amasaha 24. Urumva ntabwo muri 24 wabana n'abagore babiri, ubwo nyine uburiyo ntube nyakabyizi. Ntabwo uri part timer, ntabwo uri visitor, uragenda ugakwama ijoro rimwe 2 3, cyege uburi gutanga facts. Ubwo bishatse vuga ngo abarya muri restaurant bagataha nimugora bakarya mu rugo, izo si inshoreke. Reka amategeko yo siyo. So nuvuga ngo benshi rero, benshi bamwe bararya bagataha, barya muri restaurant nimugora bakarya mu rugo. Ni banyakabyizi, ni aba visiteur. Iyo wigize perimana ubwo buryo gutanga ibimenyetso. Hanyuma nkuko Maurice yabitubwiye rero, kubera ko igihugu gishingiye ku muryango, uko itegeshe ko shinga ribivuga, ni biki byaba byaratumye Ntazinda akururirwa mu gushoreka hagati ya Nyanza na Kicukiro mu turere tungahe. Iyo uciye ku giti cy'inyoni Nyarugenge, ukabanuka Ruveje, ukambuka Ruriba, winjiye Kamonyi, kagenda wagere Musambira, ukabutangiye ku Kivumu, winjiye Muhanga,
ukakugendera wagenda Kirengera ukaba winjiye Ruhango wagenda wajya kugera mu Butatsinda bwa Kigona mu Yange ukabugeze muri Nyanza ni bungahe butanu burere butanu cyoko riciye Bugesera ni kamwe ko kareshya gute zamuka karumuna kurare terererererere ufate gako ufate Rizieri Ramiro winjire Kibuga bugana Ngeruka uvengeruka banze Kamabuye Ngeruka Ruhuha Gerugenge Shyara ufate Busoro ufate Nyamiyaga muri Muyira ukomeze kugera ugeze Busasamana ni hanene kuruta urwo rugo twabonye ibirometero bingahe mirongo kuva Ramiro ugera i Nyanza 58 cyangwa 63 kongera ibyo kuza i Kigali urwo rugo ruri wenda tubare ibirometero 100 da yego umugabo ari mu birometero 100 by'urugo umugore ari mu birometero 100 byaho umugabo akorera urwo rugo ubundi byakabaye birangira biti mu bantu basanzwe ndabizi ko ari n'abakorera ibahanga da ariko se aho bishoboka kuki umuntu atakabaye afata akazi gatuma n'urugo rubaho ubu si dosiye ya meya ya Ntazinda Erasme nubwo izindi ngo zagiye zisenyuka zitagiye mu nkiko niwo musaruro dushaka ese nta kuntu meya yaba aho umugore wari ese ubi by'umugore wa Ntazinda akora muri Kigali muri Nyanza ko kazi kabura ese bishura abana ba Ntazinda bigamo i Kigali muri Nyanza ryabura cyangwa niburi Huye ko ho byegeranye kuki twaba dutanga reka kabyoroshye ntabira ko abamotari kuki twaba dutanga akazi gahemba neza gatanga imodoka nziza ariko kavamo umusaruro nk'uyu wa Ntazinda inzego zibyumve kuki umuntu yajya gukorera miliyoni 3 agenda mu modoka ya miliyoni 60 nyuma y'imyaka 9 akaba nta muryango afite ese aho nibyarutwa no gukorera miliyoni 1 n'igice n'umudamu agakorera wenda 800 zikaba 2,300 ariko umuryango ukabaho ese Minaroke mufata umwanya wo kumenya uko ingo z'abantu mukoresha zibayeho cyangwa muheruka muhemba amafaranga ye nta kundi yo data we yaguze umwana w'Imana nta muntu wabona umushara n'ubundi abazi n'ubundi hari izo nzi ziri ku manegeka ari nizamaze kurangira iyo za Kayenza byaradogereye iyo za Ngarama byaradogereye muri Rurindo nuko muri Ngororero nuko muri Nyamasheke na Rusizi nuko muri Nyanza muri Bugesera ibyo bintu ko reforme twayitangiye 2016 umwaka utaha iruzuza imyaka 2006 umwaka utaha iruzuza imyaka 20 mukora mwari mwafata kanya mugakora evaluation mukamenya ngo abantu baciye muri izi nzego babayeho bate ku giti cyabo financially mentally psychologically morally and socially abanye batari imiryango yabo ugahera ku muntu wese wabaye gitifu w'umurenge muri 2006 ukatracking ubwo buzima utanga amanota ndahamya ko byagorana ko 30% baba babayeho neza abenshi watanze amanota ku mpande zose mentaloma ameze ate psychologically ameze ate moraloma ameze ate umuryango umeze ute babanye bate tugize n'amahirwe 30% ikaboneka ntago nciye intege les amis ntabwo kameme ntabwo twakabaye tukeneye ko abantu basoza kariyeri y'ubuyobozi gutya hari ndunzi wahoze muri Nyaruguru bambwiye utwara kamyo kitifu umurenge ahindutse kamyonera atwaraho nicyo twateganyaga nicyo twateganyaga kuki niba bidashobotse ibintu ni bibiri cyangwa bitatu icya mbere kuki umuntu atayobora aho urugo rwe ruri icya kabiri kuki atajyana urugo aho ayobora icya gatatu kuki atabireka ariko umuryango ugasugira ubu nizo nyungu ntabwo nishimiye kuvuga ku muryango w'umuntu nanjye wanjye bawuvugaho ndabizi ko hari ibikomere byinshi mu muryango ariko se nanone kuki byabaye ngombwa ko meya ese iyo umugore wa Ntazinda aba atuye i Nyanza cyangwa mu Ruhango cyangwa i Huye uriya mugore yari kwikora biriya yari gutesha impyisi intama babyumva
rusi ari gutangira manifestation icyambere kuba meya abaye ari umuntu ukora ataha buri munsi yatangira madame akamwandikira message mugeze hehe akamubwira ati dutangiye inama y'umutekano ubwo ni saa 4 n'igice saa 7 kongera akamwandikira ese papa w'abana ugeze hehe abana batinze kuryama bagutegereje ubu turayisoje turi kunywa kakawa ndahitanze saa 8 akaba mugezeho ariko se hariya niba mumenyereye ko adataha azararaye nani aramwandikira ati ari inama y'umutekano kandi ari inama y'umutekano iyobowe na rusi bibe gutyo ukwezi kumwe 2 3 4 hari n'abantu nabonye bafite n'amachat ya nabo hari aho nayasabye ariko ntacyo ari kumarira niba yagumana amachat ya ntazinda nure ya mugore ese ntazinda ntiyaba ubuzima yari arimo aribwo bwamukuye si ukudefanda abandi ariko ndabizi reforme kujya 2006 nibigiye kuzuza imyaka 20 Minaroke n'izindi nzego mufata umwanya mureba abantu baciye muri izo nzego bose babayeho bate barangiye bate ntabwo ari uyu wenyine ni benshi yes harimo bagiye bavamo gitwari cyangwa rimwe na rimwe bimwe bakegura bikihanganirwa ariko hari benshi imiryango yamaze kuba akaza abana batakimwibuka akaza cyangwa iwe hari washinze icumu nubwo ntazinda ari kuvugwaho ubushoboke kuba kuri umugore yagaragaye ntawamenya ubushoboke bushobora kuba ku mugabo cyangwa bukaba ku mugore ntawamenya nawe buriya mu mutwe bafite byinshi nubwo atazabivuga mu rukiko ariko ubwo ari mu muheza ashobora kubivuga akavuga ati nyamara dore mu babinteye nagirirwaga ihohoterwa rishingiye ku mitekerereze morale cyangwa se narazaga nkasanga iyi modoka mu gipangu ntazi nabaza ngo ni yandi akavuga ngo ceceka ibyo azabivuga nubwo tutazaba duhari niba ariko byagenze ntabwo byizanye kugira ngo agwe muri uriya nakwita umutego so icyakabaye nsoza niba itegeko nshinga rivuga ko umuryango ari wo shingiro ry'igihugu kuki imiryango yasenyuka ihereye ku bashinzwe kuyubaka naya si usezeranya si we urangiza imanza za gatanya ubuje ntubyibuka ko twagiye tugasanga umunsi wa mbere twasanze gitifu wa Busoro ari we wagiye kurangiza imanza za gatanya umunsi ukurikiyeho dufitanye gahunda na meya aratubwira ngo yagiye gukemura ibibazo muri Mukingo nk'ibyo ngibyo arakemura ibibazo niwe bihari niba dushaka umuryango utekanye ushoboye kuki y'abayobozi b'inzego z'ibanze ariyo yasenyuka mbere kandi bitewe na nature y'akazi ubu bahora bambwira ngo uri muri Rusizi na Nyamasheke umugore akora ku karere ka Nyanza undi ari mu zibanze Rusizi na Nyamasheke ngaho fata Nyungwe Huye Nyanza Huye Nyamagabe ishyamba rya Nyungwe amasaha 2 winjirire Nyamasheke uwo muntu umutezeho umusaruro ndabyumva kuyobora abaturage bizagenda ariko se arubaka imiryango uwe usenyuka nibabyegeho turashukisha ibishunga baja cyangwa riba ari ibirindanyoni ibigurutsa nyoni amafaranga menshi ubuzima bwiza umwenda mwiza hoteli nziza ariko ibyo byose bihinduka ubusiyo nta muryango ufite ni musipoza umuntu uri ku rwego rwo kuba yarabaye meya utwara ikamyo yego wowe yari gitifu muri Nyaruguru uwo nguwo utwara ikamyo ariko hari n'abandi ndavuga reka nkomeze mfatire kuri Ntazinda musipoze Ntazinda wayoboye akarere ka Nyanza imyaka 9 ejo wundi abonye gatanya umwana we arakuze amaze gukora masters na PhD agiye gushyingirwa mu mwanya wa papa hicaye undi ni igikomere ku mwana ku mubyeyi ni igikomere ku mubyeyi no kuri societe bakabwira Ntazinda ngo umukobwa we bazamusaba yabaye cyangwa agatumirwa nk'abandi ari we akaba aremesha inama z'ubukwe icyo cyubahiro bagafata ingofero bakaza bakayambika musaza wa nyirarume w'abana cyangwa muri umuna wa Ntazinda onosejane
ariko se w'umwana yibereye mu zindi business ubukwe nzabutaha akaza bwenda kurangira cyangwa bukaba yagiye yigire Dubai ari mu bindi hashingirwa umwana we ejo bundi umwana we yabyara bakazana urugori mu rugo kwa se w'umwana hari undi mugabo urugori. Les amis, please ninde ukaringa kuri ibi bintu twamaze iminsi mu gihe cya yankubiri ya za Rutsiro igihe cya yankubiri ya za Rutsiro na Rubavu abantu bavuga ati hari n'abavanamo trauma. Ndabizi neza ko wari meya wa Rutsiro rwose yavanyemo ibikomere byinshi. Abantu bavuga ngo ntitukabivuge, tugomba kubivuga. Nihakemuka icya trauma iva mu kazi ukavayo waranzwe n'umuryango kubera kutawubamo ukavayo bakuvugaho ibindi byinshi icyo kigomba gukemuka kikanakimukana n'umuryango hakaba une certaine réhabilitation. Twikwibwira ngo tubahemba menshi wapi hari ingo zibanye neza umugabo ahembwa 300 umugore ahembwa 400 700 bakabana neza ariko buri munsi umugore igihe ari gutegura icyayi umugabo akaba ari gukosora homework imodoka ijyana ku ishuri umugabo akatsa umugore agahanagura gurude abana akabashyira mu modoka buri munsi imyaka 6 abo bana uko babayeho ntabwo ari nk'ababona se nyuma y'amezi 3 wapi. None se ni gute twashaka umuryango muzima abitwa abayobozi cyane cyane ab'inzego z'ibanze babayeho nta miryango ari nabo birirwa bunga nibo dukesha imiryango mizima ariko se bo iyabirahari dusipoze usibye wenda kuvuga ngo yataye umuryango nta utunga niyo wagira ayo mafaranga urugo rwawe ruri Nyanza uri meya cyangwa vice meya i Rusizi usibye gukanda akanyenyeri wohereza umugore akanyenyeri se ni hagi nindamukanyo uhaye umwana uzi niba tica yamuhaye 5 kuri 5 wakabaye umuramutse ukamuha n'akabombo erega nawe tunze ingebyiri naho barishyura nabyo bishobora kugabanya za muza. Oya kwishyura cyo si ikibazo kwishyura ntabwo bisenya urwo yuhembwa menshi ushobora gusanga ari akarere kishyura ahubwo ararana nande kwishyura se birahagije si muzima se akari mu nkanda ko karyana no mu ihururu umugabo ko ajyanye ihururu rye n'umugore akasigarana inkanda ye ari uwo mugore we wamurenganya nyuma y'amezi 3 utahagera n'umugabo ntabwo wamurenganya. Yes kuki twashyira abantu muri condition umuntu niba umuntu wenda meya akorera miliyoni 3 niba muhenye umugore we amusanga aho ari ashaka kore cyangwa arore cyangwa se bamuhe za zindi 3 bashake na 800 n'umugore ahembwe aho hafi ariko urugo rubeho Hezbo tuzubaka umuryango gute abadufasha kuyubaka nabo ubwabo iyabo iri ku manegeka. Icyo nicyo kintu abantu bakagombye kureba. Kuki abantu bakora akazi ngo nuko gahemba neza cyane kakabashyira muri conditions zo gusenya imiryango yabo. Oya. Simbavugiye nta wanumye sinda nababwiye ngo babahembe makeya singize gute ariko birashoboka. Niba vice meya mu burengerazuba afite umugore uri Nyanza akaza kora Nyanza yanagakora aho ngaho mu burengerazuba. Uti bibihame ko umuyobozi mu nzego zibanze aho haba n'umuryango. Bameya babahindura gakeya. Wenda bagitifu boda. Izo kese urayumva. Ibyantuza vara nuza Rurindo. Wa mugabo Frodo. Wa Frodo ikibazo harimo n'umugore we. Ibyo avugwaho yakoraga muri ghetto nuko hari kure y'urugo rwe. Yego. N'abandi. Les amis. Mwese nakubwira ngo ndikubwira ndi. Minaroke. Niba ari Minaroke, niba ari minumwe ko ari ishinzwe imiryango, niba ari mije profe, niba ari Lariga, niba ari Riyamu, niba ari societe civile, niba ari Pax Press, niba ari itangazamakuru, niba ari amashyaka ashyiraho abameya, icyo nzi cyo tubanze turebe. Hari condition. Nazindi kosa yakoze n'ukumugaragaza. Ariko bafite ni benshi. Kandi bafite ku mpamvu. Ibaze ko voilà. Wa mugitifu wa Mugombwa ufunzwe. Ibaze ko kuyobora Mugombwa ufite urugo ihuye ushobora kuba ari cyumwe rutarugezemo. Ugomba gusaba uruhushya meya uri Gisagara. Yego.
ese izo kondisiyo gusa bimaze iki No ngo yabonye kugira aho imodoka yari- neza ngo arahembwa neza no kugera aho yari atuye wabonye icyo byadusabye. yes ngo kubera ko ahembwa menshi afite imodoka nziza ibyo birahagije urugo ejo azaza azana umwana we azitwe rwasigaweho nawe hahandi aba afite uko yigenza izo kondisiyo ntabwo mvuze ngo Birashoboka. nishaka ndekera Abantu n'abantu. nishaka ndekera aha abantu bashinzwe sinzi niba minaro ko igira affaires sociales ariko hari state minister odo affaires sociales ushinzwe abakozi bari kuri terrain ibyo bakaba babimenya noneho byarangira byaba urubanza tukabazana kandi tuzi neza ko babagaho muri kondisiyo zituma babaho ubwo buzima hakaba hari icyo nakwita nka accompagnement psychosocial ese voilà kanongere igipoze gutya umugore no uwashakanye na meya cyangwa gitifu w'umurenge gitifu w'umurenge ugera mu rugo nyuma y'amezi 3 cyangwa ukwezi kose ese uwo bashakanye yarateguye mentaloma cyangwa mu mureba financierement ngo bubatse inzu ngo baguze station ngo abana bariga heza icyo gusa ariko hari ikindi cy'ingenzi uwo muntu yarateguwe ko azihangana ayo mezi ese yanazindi irimo byinshi itumye mvuga byinshi kandi sibwo mbimenye ariko bitumye mbona ko hari abantu simbizi barengana batabizi kuko burya kubera ko turi muri monde ya benefice monde y'amafaranga Honoré de Balzac yari umuhanga w'umufaransa yari poète umwanditsi philosophe yavuze ati le malheur de l'Afrique c'est la gouvernalité du ventre et du bas ventre ibintu byose tubirebera mu buryohe kwambara neza gutunga amafaranga satisfaction matérielle mu nzu nziza imodoka nziza kwambara neza kugaragara neza abagore beza ariko ibituma turamba na agaciro indangagaciro ni cya kigofero nakubwiye bambika papa umunsi w'ubukwe kirase wakigura ngahe uzagira uwisaba n'ibihumbi 500 ntago yayiguha wapi paswe ni indangagaciro ni ingofero yambitswe rimwe mu buzima kubera umukobwa we yasabwe ibyo nibyo bikomeye cyane kurusha amafaranga naho ingo zacu nisuzubakisha amafaranga ubwo bazajya kubaza ati wa mugabo kudataha ukanda akanyenyeri fata ibihumbi 50 ejo uzagiye muri saro wigumire kuri kontwara unywa byeye nakubaza ati ariko se ukuma inzoga ntuhage waburaye se hari umwana wambaye ubusa hano hanyuma se wumve ko abantu benshi bishyiramo ko ingo zubakwa n'amafaranga sosiyete niko ibifata ariko n'ubuyobozi bwa kabiterambere iterambere tujyamo rero tujyanisha aho hantu mu mafaranga nyamara mu giturage wacu iriya mu mikingo umugabo arazinduka akajya gutangira ikivi umugore agasigara ategura abana bakajya ku ishuri abacyonka akabaheka akabazana agasanga umugabo mu murima urabyumva byose n'impamba agasangamo umugabo yamaze gutangira buriya nta mugore utangira ikivi umugabo yatangiye noneho bagahinga n'abaganira bavugana udukuru wa mukobwa wo kwa kanaka yarasabwe ntuza nyiranaka yarabyaye wari uzi ko yankaya ntuza yabyaye ariko kariya kamasa wakagurisha umwana tukamwimura birwa baganira umwaka umwe 2 3 kugeza umwana agize imyaka 20 ari ubwo buzima babamo bagahinga saa 5 bakaruhuka byaba ngombwa bagasubiramo cyangwa se umugabo akabati ndiruherekanye ngiye kwiryamira ko bayageze mu murima kare umugore akaza kuza bakamutekera nimugoroba saa 9 cyangwa aya masaha umugabo amaze gukara kuruhuka akajya ku kabari kurwagwa icupa rimwe 2 akabaratashye ubwo buzima imyaka 20 ntabwo uzabasanga muri bene ibi wapi ariko twebwe urahembwa 300 imodoka ya $60,000 inzu nziza urashingama ufite uri mu miryango myinshi urazamura chantier cadastre 5 uragura ama station ariko abana ntibakubona umugore ntakubona ibyo ryo wagahaye agaciro kurusha kuvuga ngo nazanye amafaranga noneho cyera ukazavuga ngo kubera ko ngufite amazu menshi
wabayeho neza, abayeho neza guteze abana batamuzi. Uraheruka wita izina, uratera inda ukazagaruka uje kwita izina, hanyuma nyuma yo kwita izina ukazagaruka uje muri graduation umwana yarangije materineri. Nibyo abantu bakagombye kureba. So ibiri kuba kuri Ntazinda bibe byitwe biha amasomo abagabo bose n'abandi bagabo, ariko cyane cyane n'abari mu nzego z'ibanze. Ntabwo ari Ntazinda wenyine, uyu nugaragaye ni benshi. So rero mwakoze cyane kunyihanganira n'amagambo menshi, ibindi tuzagenda tubivugana. Buriya nashatse kugira hari intuza nashatse gutangaho referanse y'urubanza rwa Gatanya, aho bakotinze umunyamategeko w'umufaransa uvuga ngo ikiba kiri mu isezerano cyo bita kubana ngo ni ibintu bitatu, kuba mu nzu imwe, icyumba kimwe n'uburiri bumwe, buriya ngo biba birimo mu mategeko. No kuba mu byumba bibiri ntabwo byemewe. Kuba mu nzu imwe, gusangira uburiri, gusangira no ku isahane biriho rero, manza n'ibiryo biri no gusangira birimo, hakabaho n'ikindi cyo kuba affection, ugomba kubana mu mahoro atari intonganya. Kandi urumva iyo zaje byo no kuba mu buriri bumwe ntiba bigishoboka cyane. Babantu bumva ko babantu baba baragabanya ibyumba, ubwo abo ngabo ntabwo biba bikiri fuwaye. Nzarisoma muri raporo y'urwo rubanza rwa Gatanya. Reka ndekera aha ngaha butangiye no kwira. Mwakoze cyane.